twongeye kubaha ikaze mwese bakunze ibikinamico Kirezi. Ikinamico Kirezi kubiyemo inyigisho zifasha abana n'urubyiruko kugira ubumenyi n'uburere bizabafasha gukura neza mu gihagararo, mu bwenge, mu mibanire n'abandi, bagakura bashimwa n'Imana n'abantu. Duheruka Bitega yirukana Rebeka mu rugo. Ubu se Rebeka amerewe ati? Gasaro se we yaramusate nyuma yo gukinisha supaguru intoki ze zigafatana. Ni mu ikinamico Kirezi. Nina, utabyuka kandi mama duhamagaye kabiri. Ariko se ubundi kuki mama tubyukire butaracya? Mfite ubwoba Nina, ubona babimenye. Bamenye ko twamenye supaguru ya papa? Yego nyine. Ubu turabigenza gute Gasaro we? Urambara se ndabizi. Ngwino nyine twitabe badukubite zibe zihora. Oya Gasa, urashye gato mwereke. Aho urashaka iki Nina? Ndashaka iyo dushyira ku kibuno yewe kugira ngo niba dukubita ntitubabare cyane. Ariko se mwabaye amahoro mwabakobwa mwe? Igihe nabahamagariye ntimwanyumvise. Nawe turapfuye birarangiye. Ngo tugende badukubite nyine nakundi. Ese wowe n'abakobwa be muri mu biki Prisi? Mbaza nkubaze Dioni, sinzi ibyo baramukiyemo. Nukomeza gutinda rero n'akazi kawe. Amasaha nakwemereye kugufasha ikiraka nabiri yonyine ubundi nkajya mu byanjye. Nina nawe Gasaro, mugenda buri wese afata igitebo. Igitebo? Umukungu yampaye ikiraka cyo gutunda ifumbire mu mirima ye. None ku ishuri. Yego ra, kwiga tuzajya tujyayo gute kandi tugomba kwitegura ibizamini. Ibizamini biregereje. Kandi ndatsinze neza nituzimukira mu wundi mwaka. Sinjeza gusibira. Ngo iki? Ariko ubwo nta soni, muranga gukora ngo bigende bite mwabone bwe ko bukanaguzwa. Twe nitwajyaga ku mashuri tuvuye kuvoma mu birometero 5. None se muragira ngo natwe tuzamire nkamwe tuve mu. Caceka aho ngaha Gasa. Nta soni ngo karavugira mu bantu bakuru, Nta jambo ufite kuri ibi ngibi. Kuko nge na nyoko twamaze kubiganiraho. Urumva? Twarababyeyi mugomba kudufasha gukorera amafaranga. None se mwarimu nta kindi dushaka kumva mufata ibitebo tujye gutunda ifumbire. Uwo mwarimu mudukangisha se ni uzabagaburira. Siki. Ariko papa nimushaka ko dutsinda natwe tukagira amanota meza tukanaba bambere. Uravugisha kuri na ruguru nawe wumvise fe. Nubise ko ubundi kijyaba yakangutse akaza kutureba se. Ubundi se mwakwiteguye mukajya ku ishuri koko mwabana mwe. Tutazaho mama wacu ari ariko ngabe nawe warabita amenye ko byagenze. Ntabyo namenye pe, nabyutse mama wanyu ahita nyirukana ngo ninsubire mu buriri. None se ubu koko mama ari he? Ngabe watubarishe papa. Njyewe se? Genda umutubarizaho mama yagiye. Kuko natwe nawe watwirukanye ngo tujye kuryama twumva bakomeje gutongana. Nababeshye rero sinshobora gutinyuka kwegera papa wanyu. Aha, n'ubundi ndabona he kinyamenyo. None se ubu biragenda bitabo be. Ubundi ubu mama ari he? Niba yagiye se kuki yagiye atadusezeye? Ahubwo kuki yadusize? Busura abana papa azatumarira iki fe? Azajya dukubita gusa no kurya ntituzarya. Ahubwo be ngo no tubaze papa wo mama yagiye. Nkunje imbere kumbaza iki mwabana? Ho mwibyimbishaho kugira ngo mujye kwiga. Turashaka mama. Tubwira aho mama ari. Nuko se muramumbariza iki? Uko rero uza ahari. Mwumve imbere mugende ntaho nzi. Urahazi yewe nawe mwaraye musigaranye. Ni nawe wamubuzaga kujya kuryama. Ratubwira ahari rero. Simwe mbaza Nina, kuki muje mwuba mukinjira mukicara nkaho nta cyabaye? Nuko twe dufite ubwoba. Kugera ku ishuri nyuma y'amasaha 2 abandi bana bahageze koko? Nuko dusabye imbabazi. Nimba barasubungu iby'abandi bana bize murabimenya Gasa? Hoya. Muzi neza ko tugiye gutangira ibizamini bisoza umwaka. Ntimubizi? Turabizi. Nese murashaka kuzasibira mwembi? Agasa? Karame. Umwaka ushize wasibiye mu ishuri bigagamo murumuna wawe gusangamo. Narasibiye. Wasibijwe nuko wasibaga ku ishuri kenshi. None dore na murumuna wawe atangiye gukererwa na nawe. Ubu rero ngiye kubaha igihano. Oya teacher, nukuri widuhana ntabwo ari twebwe. Aho twakererewe ku bushake. Twanabibabwiye abanga kutwumva. Bande banze kubumva? Papa na mama. Batuzindiye tujyana nabo gutunda ifumbire kandi kure pe. Usko twambutse umugezi tugatambika ahantu hari urutoki rwinshi cyane. Urwo rutoki ni rwo mama yabonye ikiraka cyo gutundiramo ifumbire. Ababyeyi banyu niba babajyanye hakurikira gutunda ifumbire bazi ko muri buze kwiga koko? Yego. Okay, ndabababariye. Ariko rero ntibiciriye aha ngaha. Ngomba gushaka amakuru nkamenya niba mutambeshye. Kuko sinumva ukuntu ababyeyi bakora amakosa pe. Uyashaka rwose ntabwo tukubeshye.
ese niwe bambwiye wazindukiye hano Rebe? Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe pastor. Njyewe nta wundi. Nta mahoro se ko mbona amaso yabyimbye. Inzuki zakudwingiye Yesu Rebe. Baba we. Inzuki zirarenga. Rebe nanjye sinaraye aha, niyo mpamvu utahise uhansanga. Abimbwiye ko wari wagiye ngo mwivuga butumwa hanze yabwera mbuto. Banze ngusengere se ko mbona utameze neza Rebe. Waba ukoze cyane rwose pastor. Kuko isengesho ndarikeneye. Reka dusenge. Mwami Yesu Kristo, umwami mwiza, umwami w'amahoro, mwami umara intimba abayifite, ndagushimiye cyane muri uyu mwanya. Wabanye nanjye mu rugendo, ngeze ni muhira amahoro. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Ngeze aha rero mpasanze umukobwa wawe, uzi umutima we, ndagusabye ngo umukomeze kuri wowe. Ndakwinginze ngo ube hagati yacu mu biganiro tuza kugirana. Ibi biganiro biguhesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Niko Rebe, nguranshaka. Pastor. Ndakumva Rebe. Maze igihe kinini cyane nikorewe umusaraba uremereye, ariko aho bigeze rwose urananiye pe. Yesu we. Umusaraba mvuga nta wundi ntibitega umugabo wanjye twashakanye. Pastor urabizi rwose ni kenshi nakubwiye ko naniwe ukansaba kwihanga, ariko noneho rwose biranze pe. Rebe. Ntubizi ko ikigeragezo iyo gikomeye kiba kigiye kurangira. Ihangane rwose. Oya bitega nta kiro kwihanganira pastor. Yakoze byinshi ntashoboraga kwihanganira. Ndihangana none yambonyemo igicucu agomba guhora asyonyora ngashinyiriza. Ihangane umbwire niki gikomeye cyabayeho kirusha ibya mbere. Pastor. Ndakumva rwose nguteze amatwi. Mfite abana 3 kandi bose mbashaka ko babaho neza. Ibyo nkora byose mbikora kugira ngo abana banjye twabyaranye na Bitega batagira icyo babura mu buzima bwabo. Ndabyumva. Babashe kubona iyo ndyo yuzuye, bakure neza, babone ibikoresho by'ishuri bige. Ibyo rwose birumvikana kandi buri mubyeyi rwose nikabakwiye kubikora. Ubonye ngo numvikane na Bitega ko tugiye kwizigama kugira ngo tuzashobore kwiteza imbere, bityo imibereho y'abana bacu irushaho kuba myiza. Abyemera atabyemeye. Atabyemeye gute se? Nafite amafaranga nizigamaga mu itsinda. None wowe kuko ataba mu itsinda twumvikana kugura agasanduku. Ubundi tukazajya dushyiramo amafaranga buhoro buhoro uko tuyabonye. Ndakumva rwose. Njyewe rero buri mugoroba uko navaga gucuruza, iyo nashyiragamo amafaranga make ntiwenda ni nka 200. Hari nubwo nashyiragamo 500, 700 nyine bitewe nuko umunsi wagenze. Ihangane rwose. Komeza umbwire. Tekereza kugira ngo umwaka nurangira mvuge nizana ka gasanduka. Turase ku ntego. Usanga agasanduka karamamaga. Ye? Amafaranga ntayo? Yababawe. Nuko amafaranga yajyagamo niko Bitega yavanagamo akajya mu kabari. Yesu we. Abana ubwabo baramwiboneye rwose abikora. Ihangane Rebe, ihangane. Tekereza kumemukira gutyo aho guca bugufa kigira intare. Agataha yasinze buri joro akadukana no kurwana no kundaza hanze. Baba we, ihangane Rebe, ihangane rwose. Reka dusenge hanyuma dufatanye gushaka igisubizo. Sibyo? Ihangane. Reka turimba akaririmbo mu ndirimbo zo gushimisha ka 60. Urakazi? Linda kazi. Reka tukaririmba ubundi tubone gusenga. We mutimurira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire, mubwire buhoro ikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira. Ko mwese mwacecetse niko nta muntu wibuka iherutse kuba kuri mugenzi wanyu Nina? Turabyibuka tica. Nina se ni yari yabaye ikimane? Ikimane ni wowe Kabo. Kabo, ibyo sinabikubujije. Kabo isarumva. Kabo ntugasereza abandi bana. Ubundi sinakize, hari ubwo intoki zanjye zigifatanye. Muzima mungarutse ku kibazo Nina yagize. Oya! Ni ukugira ngo twibukiranye ibintu abana bagomba kwirinda.
kuko iyo bari mu rugo cyangwa mu gihe bakina bishobora kubateza ikibazo. Murakurikiye abana? Yego! Twavuze ko tugomba kwirinda gukinira mu muhanda kubera iki? Kubera ko bashobora kuhatugongera. Obe, urabyibuka ko igare ryahakugongesha? Nibyo, tugomba kwirinda gukinira mu muhanda kuko dushobora kuhahurira n'impanuka. No mu rugo rero hari ibintu byinshi bishobora gutera umwana ibibazo mu gihe atabyirinze. Mwampa urugero? Yego Gasa? Spaguru, urwembe, icyuma, umuriro. Ibyo muvuze rwose byose nibyo. Ushobora gukina n'umuriro ukagutwika, ushobora gukinisha icyuma cyangwa urwembe bikagukomeretsa. Spaguru rero nayo mwabonye ibyo yakoreye mugenzi wanyu Nina. Yari yamugize ikimane kawaye. Kabo, ugiye guhaguruka wiguhagaze kuko ukomeza gusereza abandi bana kandi ntabikubujije. Nukuri sinzongera tica. Twikomereze. Ibyo muvuze n'ibindi bikoresho bikomeretsa n'ahantu hatagenewe gukinirwa nko mu bihuru mu muhanda. Mugomba kubyirinda kuko bishobora kubaviramo ubumuga ndetse no kubura ubuzima. Murabyumva neza abana? Yego! Ikindi kandi, mu gihe habayeho ikibazo umwana agakomerekera mu rugo, ni ukwihutira kubimenyesha ababyeyi cyangwa undi muntu umurera kugira ngo ahabwe ubufasha hakiri kare hanirindwe ingaruka zikomeye. Mwabyumvise mwese? Yego! Ariko mama ibintu byanga niba ari umugore niba ari abana. Ariko saho nakuboneye uca hirya no hino wongera ugaruka aho wavuye wabuze iki Diyoni? Ngo nabuze iki? Bose wa nubona ko nazanye inkweto z'umukiriya Prisi. Nabibonye ko wahoze uzidoda. Maze kuzidoda nyine nshatse Supaguru yanjye ngo zidanangire neza ndayibura. Nge mperuka uzana igikapu tura hariya. None so ni wabonye ko nayo mfite Supaguru nakora? Ndumva warabizanye ariko sinitegereje neza Diyoni. None se ubu yaragurutse? Nako ntigera amababa. Ntawe urabyumva ntacyo nayikoresha Diyoni. Sinzi kudoda inkweto rwose. Nako ndanayanga ntinya ko yamenekaho. Ahubwo nawe nuyibona uyikoreshe neza witonze. Ariko ubundi b'abakobwa bacu bariye. Bari hariya mu mbere kuva bava kwiga ntacyo bakoze ngo mu gitondo bananiwe cyane ho karama. Reka nkubwire Prisi. Ngiye iyo murebye murabara abakobwa uri kubarera abajeyi. Windenganya ndarengana. Ariko rero mu gitondo twabakoresheje cyane Diyoni kandi nk'uko babivuga baritegura ibizamini. Umuntu agomba kubashyiriramo imiyaga bagasubira mu byo bize. Ndabashaka hano rero. Nina! Karame. Agasa ari he? Hano. Agasa. Karame. Muze hano. Uko bareba. Niko basha. Nta Supaguru yanjye mwabonye? Oya. Ntayo mwabonye? Chamana yanjye. Supaguru yanjye ndayikura he mwuka byaramo? Supaguru yanjye ndayikura he? Papa twica pe. Reka twirega atarabivumbura. Oya Gasa, kikaza twica. Niko mwabana. Aho ni mwabonye ko nabihoreye mukagira ngo ni muveyo hano mu muhira umuntu wantwariye Supaguru. Ariko umutekereza ko nayiguze ntayikeneye? Mubona afite amafaranga yo gutera inyoni? Nawe tuzi. Wiki? Ngo nawe muzi? Kandi Agasa ni akazi kawe. Numvugana ubwoba uratuma tuvumbura dukubiti. Ko ari cyo numvise? Uvuze ngo ikinina? Naje papa. Ngo naki? Naje papa. Nababajije ngo ni nawe wantwariye Supaguru. Mbare gatatu mwambwiye wayitwaye n'icyo yayikoresheje. Diyoni izi ko yariye Karungu abo bana baramukizwa n'iki? Naho mu kinamico Kirezi y'ubutaha. Ikinamico Kirezi imegezwaho na Compassion International ku bufatanye n'amatorero ya Gikristo, mukayikurikira kuri Radio Rwanda ku cyumweru saa 11 z'umugoroba. Ikinamico Kirezi kandi mwakurikira kuri YouTube, kwigeraho no kwandika ijambo Ikinamico Kirezi. Uramutse ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa kuri 07 85 20